abatwara cyaruta mu musuru utagamburura amarere. Ibitunze byose byaba icyo cyangwa byishire kuwari wese gusangiye agusaba umuye n'ibizashiraho umurasi cyo kimara sangira byose na bose sangira byose na bose Imana irategeka Nabyo uzabura ndakubwiye Umusore ukwica inyumutiro nkabikunda wakabyara Yeguye Uzukura kanwa karya niwumve kavuza induru niwumve Uriyo musangira ibijyana Nwe musangira ibyago utumira niwuguhura we Sangira byose na bose Sangira byose na bose Imana irategeka Nabyo uzabura ndakubwiye kubera deja agese inama zaba muri Afurika umutekano bagenzi abantu benshi iki kibazo barakibaza ariko abantu benshi iyo barebe n'aya makuru cyangwa bakamenya bakareba n'ibintu ntaho bakunze kwebaza kese kugira ngo gire kugira ngo gire aho hantu mwaba mwakoze ibindi bintu bingaye hariya harimo akazi k'amezi k'umwaka kege kirekire kandi ntabwo akora n'umuntu umwe ntabwo akora n'igihugu kimwe biriya ntabwo ari ibintu bikora n'igihugu kimwe ntabwo bishoboka so kujya muri Afurika umutekano turawuzi ko ni ikibazo ariko bifitiwe ingamba zikomeye nabari wewe abazajyayo ngo niwe turazaturira umutekano wacu hari inzego zibishinzwe zizaduha protection kandi kaga adashobora kuvogera ni nayo mpamvu abantu babaza ati kuki mwabuze ngo muzajya muri Afurika yes byavuzwe kubera impamvu reka abimenye ahekenye amenyo ayamaremo kandi azi neza ko nta kintu ashobora kubikoraho abanyarwanda kuzagenda ababishaka umutekano ni jana kurindi icyo tugombye kwengana kimwe yo muntu afate indege akanure buri muntu wese uzafata indege abe embonera kure engukambiri ijisho gute urakabona amaso yombi ukareba indege ofata mufate indege iri unyure Kigali muyifate no mufate indege byana babiza ezijya direct Congo kubera Congo ni soko rikomeye zibikunze kugira indege za direct Congo ifite abantu benshi kandi barakize baragenda so ntabwo bigoye cyane abantu bava muri za Europe na America kubona indege zigenda
cyangwa zinyura muri West Africa zikagenda muri tugira ya mayiro kubera Kongo ni igihugu gikomeye, ni igihugu gifite abantu bagenda cyane, hari indege nyinshi, kubona indege kugezayo Kinshasa cyangwa nabivuze deja, ariko abantu babyanditse deja Kongo cyangwa ndeka tubaze tuvuge Kongo. Neba ni Kongo Kinshasa biroroshye kwagera kubera eyo. Neba ni Dar es Salaam, tujye Dar es Salaam nawo biroroshye kubona indege kubera abatanzania barakize kandi baragenda cyane, ntabwo bigoranye kuzibona. Kampala ntabwo nshaka kubatekereza kubera hari ibibazo byo Mungu ufite ibibazo byo ntabwo nshaka. Tuvuge ebaye Angola nawo dufite avantage kubera hari indege zijyayo kubera nabo barakize cyane, twabikorerayo indege ntabwo zigoye kuzibona. So ibihugu bishoboka gukorerwamo inama ziriya byose bifite avantage y'umutekano. So don't worry ku mutekano. Neba ni Congo, neba ni Tanzania, neba na Angola, igihugu cyose tuzajyamo kigombye kuba igihugu gikomeye kandi gifite umutekano mpuzamahanga. Tuzakorana gute? Neze nzego zitandukanye z'umutekano cyangwa igihugu kizaba kitwakiriye abaye Dar es Salaam, Tanzania tugiye Dar es Salaam, cyangwa Kongo tugiye Kinshasa, cyangwa Rwanda tugiye Angola. Ebe ntabari ibintu bikora no mu nkomwe, hazaba hari inzego zibikoraho. N'ubu ntawo turemeza umunsi kubera inzego zitandukanye, harimo n'inzego wenda z'ibihugu bikomeye, ntawo barakora final decision umunsi niba udua n'ahantu bakatwemerera ati boom tuzahita tutangira, tuzabwira abantu turebe ukuntu. So kuba tutayishe ngo Afrika ni kubera icyizere dufite cy'umutekano, kandi umutekano Kagame adashobora kuvogera. Bitazagutangaje ko n'ubwo tuvuga na wenda hari abanyarwanda bari mu karere kandi umutekano wabo uri garanti. Bitazagutangaze nanjye ejo bundi ngiyeyo cyangwa n'undi muntu wagiyeyo. Akarere n'ibihugu bikomeye bimaze kurambirwa Kagame. Icyo badushakaho sasa hivi no kugaragaza ko mweba abanyarwanda mweshize hamwe mushaka political space wanyu kandi muri serious, ntabwo muzajyana igihugu mu maraso. Nicyo gusaba dusaba ibihugu bidusaba abagenzi, ntabwo dusaba winshi, kandi nacyo umurage wacu udusaba. Murakoze. Sinzi ukuntu nabashimira, ariko tugize ikiganiro cyiza cyane, kandi nshaka gushimira RBB, civil society organizations turi kumwe, n'amashaka ya politiki yose turi kumwe umunsi muri iki kiganiro. Abanyamakuru mwese mushoboye cyangwa mwatuye iki kiganiro kiba, nta kuntu nabashimira. Njyewe numva mukoze igikorwa gikomeye cyane. Muri ibi bintu byose dukora, njyewe nkunda kwibuka Gandhi, ibintu yabwiye Abahindi. Yarababwiye ngo ibi bintu turimo byo kurwanya Abongereza kugira ngo tubone ubwigenge bw'igihugu cyacu ni ibintu byo kwitanga, ni ibintu bisaba kuba wemera values. Ibi bintu tuvuga dushaka ko byakosorwa, tugombe kuba ubwacu tubisuzugura kandi twemera ko nta na rimwe
tuzemera ko biba mu gihugu cyacu. Akongeraho akavuga ati buri muntu agombye kuba afite umutima ukeye kugira ngo ashobore kwihangana muri iyi nzira turimo. Ibi bintu turimo ntabwo ari ibintu byo kwifuza imyanya. Hari abantu bavuga ngo Kambanda uzabona umwanya. Kambanda nta mwanya n'umwe nkeneye cyangwa nshaka. Yewe n'uwo mwanya bavuze ngo Supreme Court, ejo bundi nari kuri roster y'obucamanza muri Federal Court muri Amerika. So ntabari emyanya umuntu wese uri muri ibi bintu kubera ashaka imyanya cyangwa hari ikintu ashakamo arebesha. Ahubwo ni ibintu turimo kuvuga ruti bibaye na ngombwa ubuzima bwanjye ngutanze w'igitambo kugira ngo wenda ibi bintu ibibazo turimo bikemuke. Ku bantu bavuga bati okay ko tagaragara kuri video bagenzi, ibi bintu biragoye cyane no kuba turi kuvugana. Hari amadokima mandi gucishamo cyangwa ibintu ndi gukora kandi ntabari byiza kubishira kuri video. N'ibintu bigoye cyane, turi mu bihe bibi cyane. Mukanya nari uko twari turi kuvuga nayindi gutegura dokima, turi gutegura gushyira hamwe tuvuga ku bitekerezo na bagenzi bacu dukorana, dushaka guhura n'umuyobozi mukuru cyangwa kuvugana n'umuyobozi mukuru wa UNHCR. Ibyo ni ibintu turi kuganiramo sasa hivi mu gihe twari turi gukora ikiganiro kubera ikibazo cya Malawi. So hari ibintu byinshi bikora cyarimo ku buryo namsezeho video nabavangira kubera nanjye ndavangiwe, nanjye ndivanze. So mbabarire kubabwira tarabyetaboneka. Nanone nshaka kwibutsa abantu ku kibazo cy'umutekano. Byari byose tuzajya mu gihugu cya rutura cyangwa igihugu gikomeye kandi cyangwa muri capital y'igihugu Kagame adashobora gupfa kuvogera. Byari byose kizaba igihugu gikomeye ahantu umutekano mpuzamahanga uri, zose za institution z'umutekano ku isi zishobora kudufasha kubona umutekano wuzuye. Ikibazo cy'umutekano mutazagire ikibazo. Abantu bazababwira bamwe kubera bashaka ko mutajyayo, bavuye ati bariya nta mutekano. Kambaho urugero bagenzi banjye noneho tumaze kuvuga aho inama izaba muri DC. Hari abantu bari batumwe na Kigali batangiye gutelefona babwira abantu ati mutazajye hariya intore bareteguye kubica, nibatabarasa barabaha uburozi. Nuko babwiye abantu ngo batayijyamo. None bakajya naho batelefona batubwira ngo muhindure venue umunota wa nyuma kugira ngo batabica, kugira ngo batabaha uburozi. Ati wowe nakanaka barabiteguye. Natwe ntabwo turi abana batoya, ntabwo twari gukora inama hariya hatari inzego z'umutekano zibishinzwe. Icyo ntabwo gize bishoboka. Twarababwiye ati muze mukore ibyo mugombye gukora, murase turebe niba muzahava hari. So aba bantu bazakomeza kubabesha, ariko ahantu hose tuzaba tuyisemo, tuzaba twemerewe kujya, bizaba confirmed vuba. Confirmation izaba vuba, wenda tuzabibonya vuba. Nitumara kuwamenya batazababeshe ngo nta mutekano. Icyo tuzi no ko hari hazaba umutekano mpuzamahanga. Ebyo turabizi.
kandi ndabivuze ndanabisubiramo, abantu bamaze kurambirwa Kagame kwisi hose. Nta gihugu sasa hivi kitifuza ko cyafasha abantu bashize hamwe kuvanaho Kagame. Ntacyo. Abari hano ba Kigali babyumve. Yewe nawe turi kuvuga ibintu bitazwi na sekretari wa leta Blinken yarababuye ati dushaka ko ibintu bihinduke Kigali, nta kindi. Habangari kirimo ibintu bigombye guhinduka, ariko turebaza turabihindura gute, turabikontrolenga gute tuwe abanyarwanda, kandi hagamijwe ko amakosa yagiye yaba banze tuyakosore kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Muri yo gukosora aya makosa abantu bagombye kubikora batishakira imyanya cyangwa favors, tubikore kubera igihugu kibabaje cyane aho bigeze. Yewe hari ibintu ntashobora kwihanganira. Kera rikamba mbibira akabanga, njyewe buriya ntabo nabaga mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka genocide. Oya, nahitaga ngenda. Kubera iki? Ziriya image sinshobora kubihanganira. Nk'ubu buhanga, kubona ubuhanga ntabwo nshobora kubihanganira mu buzima bwanjye. Hari images njyewe ntashobora kwihanganira mu mutwe wanjye, sinzi uko Imana yandemye. Noneho hari image mbi cyane ntashobora kwihanganira mu mutwe wanjye izavuba, kubona turiyo twana badusohora mu mazu, mama babavunira ibintu byabo mu mazu, ibintu birambabaza cyane. Ndabibona izo image muzi ikintu ufungura akavuga ati ntabwo nzongera kukireba. So ibi bintu tugombye kubirangiza. Ibintu bene byo birangire, abantu babona amahoro, babe mu mahoro, tubake igihugu kiproteja twese apana bamwe. Murakoze, kandi ibintu nta biganiro ntabwo bishobora kurangira. Tuzakomeza tuganire hagamijwe kugera ku gihugu duhuriyeho kiturengera twese, igihugu twese turi ba stakeholders bangana, apana bamwe kuba hejuru y'abandi. Murakoze. Habiriza neza gisana batwara cyaruta mu musuru utagamburura